biravuze ngo yewe abafite inyota muze munywe ku mazi, kandi mudafite ifeza nawe naze, muze mugure murye, muze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri. Niki gituma mukorera Yesaya ariko mu bantu bakuru bamaze kwitubwira. Bibiliya igira abahanuzi benshi ariko abahanuzi 17 ariko bakaba mu bice bibiri, hari abahanuzi 12 batoya n'abahanuzi 5 bakuru. Umwanditsi w'igitabo cya mbere cy'abahanuzi bakuru umugabo witwa Yesaya. Yesaya umugabo w'Umuyuda wavugaga mu muryango w'Abayuda, ise yitwaga Amos. Yesaya kandi yahanuye mu gihe cy'abami bari b'ingoma ya Yuda. Mu nzu ya Yuda yahanuye mu gihe cy'abami bane, umwami wa mbere ni Uziya, umwami wa kabiri Amasi, umwami wa gatatu ni Yotamu, no ku ngoma ya Hezekiya. Amen. Hanyuma Yesaya amwimye amazi ayabiri neza twabiri ivuga aruka ibintu buzi uko ukoze ingoma. Yesu aramubwira ngo ari umurongo wa kane kuruvu gice cyo umurongo wa 10 gice cya kane ukuru umurongo wa kane ijambo rikomeye cyane akubwiyemo amagambo atatu. Aramubwira yaramubwira ngo amazi yaramubwira ngo sinayagomba kwesa ku musozi, aramubwira ngo iyawa. Amen. Iyawa waruzi impano y'iva niko bindikwa gice cya kane igitabo cya Yohana umurongo wa 10 ngiyawa waruzi impano y'iva ari cyane ngo kandi wabarukamenya n'ugusabye amazi kandi cyakabiri ngo nawe wari kugusaba akava amazi y'ubugingo ukazana n'uwasohoka kugira ngo tukubure. Umusamariya arakangurira ngo amazi kubera ko yari afite ivomesho aramubaza ugeze aho hepfo ese munyamuzi. Haleluya. Ese mwisi hari inyota nyinshi ariko Yesu araduhasa. Amen. Amen. Nibijya kubamenya gutanga amazi y'ubugingo ninde nibijya kubamenya Yesu ashimwe. Hanyuma rero mureka kwifuza ayo mazi kandi umuntu akeneye ikintu uwo musamariya y'amazi umusozi agakwiriye kuko yari akeneye amazi, ariko twe twicarira mu ngo zacu tukirira tukaryama nta inisiyative nta bushake bwo kujya gushaka Yesu tukaba umugore. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe dufata ijambo ry'Imana ndetse twebwe bamwe bagatunga ijambo ry'Imana batajya basi ukayibona Bibiliya ikora igasaza uzimo kimwe gusa cyangwa bikaba ntacyo. Ariko nashimira abana bavandimwe nanjye yuko twebwe twahagurutse tukaza kwiga nijoro kugira ngo tumenye Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesaya rero yari yarabashe kubona mbere ko Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahubwo yewe ahamagara. Amen. Impamvu usanga abantu mu kabari harimo n'iza babona bakamenya bose bakamenya ko bashyira iyo nzara bakajya mu kabari, abandi bakajya ahandi abandi bakajya ahandi, ariko muri yose harimo byose bigeneye gusa kandi bikaba bitubeshaho none kugeza ku bugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Yesaya kubivuga nakago yewe Yesaya yarabivuze nuko Imana yabivuze ndabyo n'umuhanuzi arepresenta Imana mu bantu. Nukuvuga ngo yabivuze ariko ntawe n'iki n'Imana nakago yewe abafite inzara ni yewe bafite inzara bimuze kumazi ngo mushyire inyota ngo tudafite ifeza nawe nazi ngo nikwiriye mpamvu mujya gushaka ibitahaza ngo kandi hari n'ibihari ngo mugatanga ibiguzi munakajya gutanga ibiguzi akagura akanyarageza amwica munakajya gutanga ibiguzi akagura amadoroni kope munakajya gutanga ibiguzi ntarakamenya neza aho isoko y'amazi akaza y'ubugingo azakoza witeka ryose. Amen. Yesu isoko y'amazi y'ubugingo reka tumushakishe umwete kugira ngo dushize n'inkota zo muri isi. Yesu ashimwe. Iki gice cya munani twasomye cyangwa
imana muri ibyo bintu n'ibikomeye cyane nzamura ntekereza aravuga kugira ngo igitero cya kane isoko y'amazi y'ibere nawe udafite ifeza n'udafite izahabu ubona amazi y'ibere birasaba gusa ikintu kimwe kondisiyo nyine gusa ni uko umwizera ko umwemera ukaza ukava ku mazi y'ibere. Haleluya kandi cyane haleluya. Muri ibyo rero njya mbona nahoraga nja kwirira n'isi kandi mfite inyota nyinshi cyane naja kunywa ngo y'amazi akavuga ko mbona yabura nk'isi.
Wewe ni Baba, waweza yote.
baze umwanya mutoya baduheze indirimbo ngufi.
kubanza. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu naje mu muhanda ikibazo cyangwa mfite ubwenge babwira ihamya z'Imana kuko nagambiriye kutagira ikintu babigisha aretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabanye data ubwo nazaga iwanyu naje mu muhanda ikibazo cyangwa mfite ubwenge babwira ihamya z'Imana kuko nagambiriye mbere nshimye data twese umwijuru wayo umunsi wa none twabatwaye kandi igikorwa cyose cy'Imana kiba kikaja kitarimo intambara tukakije ariko kirimo ibigeragezo tukije ariko usanga nakarambizo tukakije narishatse kuvuga ngo kwakira abantu batarenze nk'abangana mbere yakiriye abayobozi bose twigishe bugufi munsi yacu umuyobozi wese y'abarefera n'abapasiteri y'ababishopu mbere yanyu turi bato turabakiriye cyane kandi kuba mwagize mukahereza agaciro hari abo twaruye n'abo tutazi kandi abo tutazi kuvanga bizaba biducaho urabona Nairobi ifite abantu benshi twobageraho twese ariko abantu bose baje batuye bakaza n'abo tutatuye bakaza mwagize neza Imana benshi amen kanisa ryose umutwe bazi amen kuko ariko ngiye kuvuga iki gikorwa twagitangiye kera kiba hafi y'Imana wongeye kwakira umuyobozi watwigishije kuri iki kigo kandi atwigisha neza atubyara umusaruro kuri none niwe ufite ishema cyane kwe mwumva mbari icyo cyakomeje igikorwa cyagenda kugeza buri muntu twe turi abana bato ariko iwe niwo wagitangiye kuva kera tukihanga kugeza na buri muntu rero twareka kumushimira n'abantu bose kugira ngo mubone kuko yakoze igikorwa kinini cyane iyo atari gukora igikorwa kirimo imbaraga tuba twaratwara tuba twaragendera natwe tukagikomeza kuri none kuba byatuzanusana twareka umuntu azavugwa kikwizi nawe kugira ngo usahane n'Imana rero reka sabe Bishop John ahaguruke hasi kandi turajya kumwisha kandi iryo jambo rikurikize ijambo narangiza rikurikize irindi umurimo waduhaye kuva cyane uri sura igiye kwakira twe mbare turi kubona cyaba naramuraritse kugira buke ariko namubwira ngo utitaba cy'ucyuho kuko ari igihe kimwe twagikoresha we kwakira cyane ureba hano wese namubwira ngo mutaza muri ibyo ukuvuga mu kindi gikorwa yatutse ubushitsi none mubonye ibishima bikorwa bani abishaka kirazabikira uvuga bani ntabwo twese tuzoba bacana tubwiye kuvuga ni iki mfite imyaka 52 hari bamwe bari kumureba bakavuga ngo bakitana kubana no kurikira bakavuga ngo n'umuntu waje nanjye ndarizwa ryambaye sikumenya bigaga bigaba ko kura yaranditse kurikira kandi uvuge bane icyo nari ngiye kuvuga umurimo tukora habayeho byinshi kandi cyabinarukiye byo nuko igihe kimwe tugitubiriya kugira ngo amadiploma so yamuyaza yo yakuyategera ijungu ngo shike kanutse baraho baba mu gitondo kuva saa 2 ngera saa 12 za nimugoroba kandi yagabwiye rero batumanye
gusumba ahari neza gupfa abari bakohe kandi nanjye nari kucika cy'umwuga ngo bamare kandi mfite amadiplome kandi babayohereje ayahereza wene kiyaga arayategereje kwa mpinga bashikira kuyafata mvuye ku gashararo iri iwacu ku misozi myiza y'igikuri noneho ngo mbanduke mushike barambwira ngo ko ndatanga imitwe y'abantu none imitwe y'abantu yose urayisanga kandi yumva ngo iyi mitwe ijana yose utaragira igitangaza ngo w'Imana twakoze kandi twiyataho turata Yesu Kristo dari wakugeze n'umugoroba saa 12 wageze saa 12 kuko narahushwe narabwira ngo icyo ushaka gukora kandi kuko natumaze niba mumica mumica wagaruka ngo se umushe twarugutura kubica none nazize icyo nazize wagaravuga ngo kuwe ibyo jambo urabukure mu Kristo nasohoka bameze amadiplome yose ijana ayatekera bakari kuko cy'Imana kitari cyabo bizana bw'iguru turashaka gukora mu Imana tuzamuka tubishirira babaritangara kandi cyo ko baciza aya gukora kuri umurabona yaratubwiye ko bafite imyaka 70 myaka 70 kera yaregeje ko birifu biravuga ngo uzorangaza ku myaka 70 ntabwo amahirwe 80 none niba kera yaregeje uzoshita 80 kabiri ngiye kwakira igikorwa cyitwa yuko kandi Imana yakwamagariye ikakuhereza muri iki gihe ugakurushe ukabakuwe ariko ugatanga umubiri wawe ubwenge n'umutima ugoreka kwaka kandi Imana yo ikomeza kuguhereza itoto kandi ikomeza gukora Imana rero reka tumusarabe hasi aze